uribaza umukino wa PL na Rayon Sport niwo nagiye kubaza ibe azaba ari kuri june ya 7 ari kuwa gatandatu tariki 8 z'ukwa 11 ku Mahoro Stadium saa 9 APR nizakira match ya saa 9 bagiye babimbabarira saa 9 kuwa gatandatu nanyuze ko tariki 8 z'ukwa 11 iyo saa 9 y'amahoro bagiye bayobarira abantu APR yakira Rayon Sport muri weekend nta Bwana kazi Jire Karangwa kuko ari ku cyumweru wambwira saa 9 wabaye coordinator w'imikino myinshi ya CAF match y'isa 12 derby kuki uyizana ku manywa ya Rukambi Kigali zuba ryaka ibyo bintu koko watubabari agashyira saa 12 abantu baveyo gatandatu abantu babakora n'akazi abacuruzi social physique ntago ari abakinnyi bayikeneye gusa n'abafana turayikeneye abantu n'abanyamakuru turayikeneye gatandatu birirwa baruhuka abandi bari mu mirimo saa 12 bahurire muri stade Amahoro saa 12 njye nabuze umuntu wapanga match ikomeye cyane ku Mahoro saa 2 z'ijoro bavuye mu isabato saa 2 z'ijoro ira stade yakubugira ngo ni ku manywa ari saa 7 z'amanywa igihe abayirengagije ko bajya mu ntara oya barara none sugira ngo match zijya saa 4 z'ijoro cyangwa saa 6 z'ijoro i Burayi abirengagije abantu turi Manchester match yabereye i Londres ariko ntari rarenga ibyo byanyuma muvuga umuntu yashaka kureba umupira byose no mata watarawure byose ni ibitekerezo kandi ni mu nyungu z'abanyamupira bashobora kuzabyigaho nta kibazo ariko derby nayo kwiye kujya saa 9 pe Axel ndabeshya oya nibyo amasaha y'amagoroba niyo hanyuma saa 12 ariko ruva Rayon Sport izakurikiza ze match ebyiri izakurikizaho polisi none igiye gutangira ikina na Kiyovu ikurikizaho polisi ikurikizaho Gasogi nibyo ariko rero ifite fixtures ngiza Rayon Sport polisi Rayon Sport Rutsiro mana yo mwiza nkuko mubona Arsenal nireyo neza bateretse hari ayo manota 9 ayo manota 9 ni igipimo ni igipimo cyanyacyo ni kiwango Rayon Sport rero turacyayiriho mumbwire abanyasenegali baraza kuko nibataza biragorana abanyasenegali bagomba kuza n'itegeko ryaturutse byo kubeshyabeshya bya bintu mwabeshyaga uzigiye mwavugiye ngo baraza ngo barishyuwe nakubwiye ngo biki n'ibiki ko batararangira reka nkubwire ni itegeko ryavuye ibukuru barababajije ngo muzaza cyangwa ni muzaza kuri iyi nshuro ntabwo turi kubinginga kubera ko twamaze kubaha ibyo tubagomba twabahembye ukwezi kwa gatandatu imishahara Rukitoma nta kintu na kimwe Rayon Sport barimo nta kintu na kimwe barimo n'amatike y'indege byose yarabahaye byamaze kugera i Dakar muri Senegal ukwezi kwa gatandatu ukwezi kwa 7 baraguhembwa ndetse hari n'abataraguhembwa bari i Kigali for information hari bari mu ikipe bari gukora imyitozo bataraguhembwa ariko Rayon Sport gerageza kuguhemba abanyasenegal bataragera i Kigali bataraza mu myitozo nta rwitwazo na rumwe kubashakaho umunyasenegal nawe afata telefone ye Isudian na Faringanye abwira president twabanye neza humura ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 azaba ari kwa mbere tuzatangira imyitozo na Rayon Sport tariki ya mbere z'ukwa mbere Axel tariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 z'ukwa mbere tariki ya mbere z'ukwa 9 ni kwa mbere tariki ya mbere bizaba ari kwa mbere bande rwose mu Nzove abafana ba Rayon Sport iberiki ya mbere mwavuze ari myinshi ni mujya mu Nzove mugasanga abanyasenegali badahari kuko ngo babanje kugorwa n'ibibazo by'indege wabo kuza baravuga bati rero twebwe twamaze kubona itike y'indege ku buryo tariki ya mbere tuzaba turi Kigali z'ukwezi kwa 9 bagakomeza imyitozo na Rayon Sport ariko abantu navuga bati hano turi nitwicaye abanyasenegali burya ku kijyanye no kwitabira umurimo n'abambere ngo bakora imyitozo mu makipe y'iwabo nkuko ubumanzi yajya muri apera gukora imyitozo bafite amakipe yabo bakoramo imyitozo kugira ngo bazaza bari ku rwego rwiza umufari we abakorera hanze ntabwo arakira neza niya myitozo yoroheje yo kuzenguruka ikibuga akora kuri baro gake ariko wenyine nta contact yakorana n'abandi tubarindire bazatangirana na Rayon Sport ibyo nabyumvise ubwo ruvuga ngo nitababona ku ya mbere ntibazaza ntibazagaragara ntibahari kuwa mbere ntabwo ari kera hanyuma update gato y'amasegonda 2 match ya Kiyovu na Bugesera igitego kimwe cya Cedric yamaze kugishyiramo uwitwa James arahari Mbonyi Placide Mackenzie Ishimwe Rene Yakubu Kedi Bayo Mutunzi Cedric uyo Ernest ninde wono witwa Ernest utari sugira sinzi nabari sugira ukanza abantu ndagira ngo gatoya cyane Kedi muri Mediane na Bayo
uri kumva iyo mediane Niyo David. na Cedric na niyo Mana na niyo nyagasani Mana nyagasani bareyo ruve yakomereza cyakora niyo ubu ni kimwe David kindi ndacyabarimo ubu ni kimwe kindi ni kimwe kindi Bugesera ntacyo Bugesera irishyuye bari gukinira Bugesera yewe ndacyari muri remwe imvanayo mbwira papure bamurekuye yagiye muri Kiyovu umbwire Patient ndi kuri yo Patient bamurekuye cyangwa babatije ikintu cyabaye ni kimwe release leta papure yaravuze ngo niba mutankeneye nge igipimo cyanjye ndakizi mumpere release leta kwishakira ikipe We yo kuntiza we na mwene wabo Patient bari abarundi ntabatiye baravuga bati muradutiza heza niba mutadushaka mudere release leta dusesa amasezerano cyane cyangwa niba mudukeneye dukine ntabwo ndi ku rwego rwo kujya gutizwa ntabwo bikunda yamaye nka rero bana Rayon Sport iravuga iti n'ubundi umutoza ntabwo abafite mu mibare akatubare release leta dusesa amasezerano bishakira ikipe ariko ubwo bavugaga ibyo papure telefone itava ku gutwi hagati na Harinyigo Francis Christian Mbaya none urucabana mwene wabo Murundi amubwira ko mbona uri gupfa ubusa wakiziye kumumena Cedric umwanya Diwo Direct Tanganyika ivi na ivi urango papure ko bitaza koroha Diwo Tanganyika tayari Axel igitekerezo cyanjye Rayon Sport ikoze ikosa ryo kurekura papure abareyo bose bumwe ry'Imana ndabivuga ikintu iki ikoze ikosa ryo kurekura papure ndabivuga ikintu iki cyane turagenda ntabwo turi kubirebera muri mediane turi kureba icyo Rayon Sport ageze mu busatirizi kandi Paplay nk'umukinnyi w'umupolivara ushaka gukoreshwa afasha na attack cyane icyo ubushize Paplay cyose ntabwo bafite abata mu gihe ntabwo nabirakomeye tubabare ikibazo gihari cyane gikomeye tubabare abataka ba Rayon Sport urareba none se reka mubwire Ruvuya tubabare uyu munsi turabara ari forunganye azatangira azazira no kisa wikwimyoza azazira azabishyiramo hari yungu nabonye ufungisha Bingi Bero Shabibo Axel ebana hari Habimana Yves murajya gupapura kinehe kada ariko uziko uyu papura yava mu magaju niwe mukinnyi uri waratanze imipira myinshi yavuyemo ibitego ubikombera n'ibitego yatsinze wari ufite imibare myiza kurusha abandi bose bamuhaye sezo yose ngo yigaragaze byaramunaniye ahageze yasanze kapiteni Muhire Kevin kuza kubona umwanya ariko na kapiteni kubona umwanya byari bigoye ariko aho Kevin agendeye Precision akoze iki utamugerageza tambo mu Rwanda aho rero yibaza akina umwanya umwe tambo ni nimero 8 ibe papure ni nimero 10 kuri iki wibaza bigira imana icyo wibaza rero buretse gato ya Ruvuyanga uyu munsi uvuze ku kintu gikomeye ati muri Precision yakoze iki hari aho wigeze ubona umutoza pairinga uwitwa Paplay wenda ku 10 ngo atereke ku 8 uwitwa Bedi gatandatu atereke Sefu cyangwa Aimable cyangwa se bari kumwe Papre icyo kintu rero dore ikintu gihari njya nibuka njya nibuka Kiyovu Sport Bedi ayirimo ndibuka afasha uwitwa Frodoir na Pichu kuba beza buriya kintu afasha uwitwa Bedi noneho umushyizeho umurundi mwene wa Paplay nawe utashidikanya ku mupira ku kirenge iyo communication ubwabo bayikoresha bwa bwumvane bagahuza mu buryo bw'imikinire buriya uri kubaka equipe uri muri Precision cyangwa uri gutegura equipe ugerageza amakombinezo mu buryo bwinshi bareyo nge ntago nemeranya na Axel na Naibel byo bavuga nge naje mbabwira impamvu Papre yagomba kuva muri Rayon uzemezwa n'uruhango uretse reka nge namamaze reka twamamaze nzabwira bareyo impamvu mboni muri gakondo nzabwira bareyo Papre yagomba kuva muri Rayon Sport reka twamamaze mbabwira impamvu ese ko ari uguhinda n'ubundi itagukunda itakurinda wafashe intego ukayitera umugongo nk'ise kandi inzoga ni gito yirinda bato nta nkitangiza yihungire kure nyamara ngo uzana umunezero wuhese kahubwiza n'umuze inzoga si wane tunywe lesi yego hanyuma rero turacyaganira mu rubuga rw'imikino mu isaha ya kabiri twizera ko mumeze neza cyane muri abantu basuhuza kuri YouTube badutashya cyane murebe abareyo barishimye abareyo ziri kumanuka ebana
Ndigwegerezeho nkabona message ziri kumanuka nkabona ni nyinshi. ngo Papre rwose ntako batamugize uyu muriro turi kumwe cyane nta kintu yigeze agaragaza muri Reyo uyu muriro niyo wanjye uyu ngo turi kumwe gusa yagaragaje uzaho tutari kumwe urwego reka njye mbere yuko na mentioning icyo nashaka kubwira abareba gituma Papre agomba gusohoka muri Rayon Sport uruzina rwitwa Rayon Sport rwaramumuremereye rumera nka etaje imuri mu bitugu uruzina rwitwa Reyo yavuye mu magaju ari umukinnyi mwiza ku forositeri kariya zikajyamo penaliti seti pieces zose ari uzitera zikajyamo ndani assist ari uzitanga atsinda ibitego atanga na assist ariko ubaze muri Rayon Sport imipira y'imiterekano yatsinze ni iyi ubaze assist yatanze ni izi mu mikino mike yabashe gukina ubaze ibitego yatsinze ni ibi ndabivuga je mu buryo Rayon Sport ryaramuremereye uribuka ikintu muri Kevin yavuze champion irangira muri Kevin yaravuze ngo ntihazagira umuntu urenganya abakinnyi bo muri Reyo ikibazo aho kirigaragaza ni mu buyobozi reka mbyongereye ikindi kintu kimwe Rugangura na Ibe ndavuga mu buryo bubiri buriya twebwe mu Rwanda turi mu bantu bakirebera umupira mu buryo bwacu cyangwa mu ndererwamo yacu twebwe twumva expectations zacu arizo zagena imigendekere y'umukino cyangwa se kubaho k'umupira w'amaguru twebwe wagira ngo twe dushaka kubaho kwacu impamvu mbivuze niyi umukinnyi burya kenshi ntumuremera mu ndererwamo y'umwaka umwe icyo nge mbanza kureba ni kimwe uyu mukinnyi ni umukinnyi mwiza tujya kumuzana yari mwiza icyo urabanza ukavivura amuzanye ko yari mwiza icya kabiri rero Ibere yavuze ikintu gikomeye Papre naho hakorewe amakosa bajya kumuzana ese imikinire ya Papre twe muri Rayon Sport yacu byakunda ese umwanya akinaho uwo mwanya muri ekipe yacu arawufite abivuze neza Ibere yahasanze kapiteni Muyirekere Papre yari yeranje bamushyira ku ruhande akanagerageza akabyara umusaruro kuruta bari maje asimbuye kuri match nyinshi zagiye zigaragara uyu munsi rero wa mwanya atabonaga kubera kapiteni wa mwanya yakawubonye kuko reka nkubwire ubu se Chelsea we bawujya bwavuga Chelsea turamweruka Chelsea wajya kubwira abareyo ngo asaba umukinnyi igitangaza twanamubuze yivunikiye yariturije rwose uyu munsi rero ahandi nari bugaruke no kuvuga ngo ese kumurekuye ufite nde kuri uwo mwanya wakwizeza abareyo ko ari igitangaza ku buryo arekura Papre uyu munsi ku isoko Reyo hari ibimenyetso by'uko yazana uwo mwiza ko kuvuga waruta Papre ibyo ni ibibazo abareyo bakwiye kwibaza none se ubusigaranye ba Fisto kuri uwo mwanya reka jya muri Kiyovu kumugani uzabureba match n'ibintu bizagaragarira cyane rwose ntakiri i Kigali kuri Ruhango mbo cyari i Kigali azabatera football i Kigali bazanihurira ku mukino wa mbere erega ashobora kuba Papre yo muri magaju ariko akisanga muri ekipe nyine bahuje indeshyo amagaju na Kiyovu se barareshya se oya izina Kiyovu ushobora kutamuremerera ugasanga uriya muryogo abaguhumekeraho umuyovu se ariho ryari umuyovu ko yaroha kubaho ku bwa Juvenal umuyovu nyuma ya Juvenal wamubonye he umuyovu n'umurebe kugira ngo bataniye pressure y'abayovu umusore uyu muvandimwe yagiye kuri pressure y'abareyo ajya kuri mufana ataramenyereye no mu Burundi wasanga atarigeze amubonaho urumva pressure yihe pressure Kiyovu ni iyi ari pressure iyihe yimbwira barakubwira ngo aho kugira ngo utsindwe na Reyo match izabahuza kuri junior ya mbere aho utsindwe na Reyo iyo niyo pressure Kiyovu wayivamo kigendera igasigara idahari uzaba ureba ariko wowe aracyahari Papre umukinnyi mubi nabisubiramo ariko Rayon Sport ni izina ryamugoye pe riramugora baragerageza baragoragoza barebye kuri abareyo ahubwo barebye kuri ubwo hasigaye Bagayogo na Fisto kuri uriya mwanya ku 10 ahubwo tubijyane n'abandi batizwa ubwo ndi kuri Pasiya na Papre barajya muri Kiyovu amakuru menshi niho aberekeza hanyuma Asana na Innocent birashoboka cyane ko yajya Muhanga ko Muhanga yamwifuje hakiri kare Muhanga biri kuvugwa na Gicumbi cyane cyane Muhanga mu gihe mugenzi wabo witwa Ganijuru Eri AS Kigali ngiye kubimufasha ngo nuko bimufasha bimushyizaho akazuganganira umwanya n'umuhungu witwa Dusinyizimana Gilbert ubwo nuko bimeze dusoze muri Rayon Sport Rastaman wagaragaye mu nzove ibye bite
uyu munyanigeria Charles gukina gatandatu ngo irindwa mu yitwa Charles Eze Chinedu. Charles Eze Chinedu ari muri nawe ameze nk'aho ari muri teste ariko ngo ni umukinnyi w'umutoza ngo nawe mupropose umukinnyi muremure cyane wa metero ngo hafi 195 ngo wabanje no kugorwa no kubura ikabutura yambara kubera ubusore bwe kubera bya bitako kubera amatako ngo akina kuri gatandatu ariko bakurikiye imyitozo ngo nta birenze ariko ziko n'imyitozo yakoze yambaye ikabutura y'umukara ntabwo yambaye ikabutura ya Sport yambaye ikabutura y'umukara ubona ko atari ni ya football zimwe zo kugera muri basket biraho nyine ntago ari umukinnyi ukabije nyine w'umuhanga bijyanye n'intego za Rayon Sport cyane cyane nyine zo kujya mu zo gukina imikino nyafurika nyine Confederations